Matayo ni igice cyaho cya 8 tusoma duhere ku murongo wa mbere. Haranditswe ngo amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami washaka kunyiza, arambura ukuboko amukora hati ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Muvuge ngo uwo mwanya ibibembe bye bigira gute? Yesu ashimwe. Turangiriza hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ni igice cya 3 ndasoma uyu murongo umwe wonyine wa 11 wenda ariko ariho duhera. Abefeso uru rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ni igice cyaho cya 3 turasoma duhere ku murongo waho wa 11. Munyemerere some mu izina rya Yesu mwumve ijambo ry'Imana bivuze. Haravuze ngo nkuko yagambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu, muri we nimo duhererwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba tubiheshejwe nuko twamwizeye. Mwese mwakira ijambo ry'Imana. Tubiheshejwe nuko twagize gute? Twamwizeye. Niyo mpamvu dushira ubwoba tugashira amanga yo guhamya bya Kristo twiboneshereje amaso. Mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe. DJ mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazanguri kumukorera, tukoranye imbabazi agira ibyo bituma tumukunda, niho byose twifuza. Amaraha Uwiteka ashimwe ashimwe. Amaso yacu twese amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazanguri kumukorera, tukoranye imbabazi agira ibyo bituma tumukunda, imbere ye niho byose twifuza. Amaraha Uwiteka ashimwe ashimwe. Icyo gituma umutima wanjye utazatira na gato, azareka ubugingo bwanjye ngo buzimire burundu. Umva kuko ibyo yakoze njye nibyo biduha ibyiringiro byuzuye, kuko n'ibisigaye byose azabikora. Amaso yacu yabonye abaraha, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazanguri kumukorera, tukoranye imbabazi agira ibyo bituma tumukunda, imbere ye niho byose twifuza. Haleluya Uwiteka ashimwe ashimwe. Haleluya. Abari hano Uwiteka ashimwe. Abari muri iki giterane Uwiteka agira ate? Uwiteka agira ate? Turashimira Imana yadutekerejeho. Imana yatekereje ku kintu bita umuntu, imukunda urukundo rudasanzwe, yemera kwikuraho Kristo. Kristo azanwa natwe abari abajama n'amabebi n'amaniga. Yesu aturebeye kudusima dutandukanye atugirira imbabazi. Mbibutse ko Yesu atazanywe n'abantu bazima, yazanywe n'amabebi n'amaniga. Azanywe n'abantu badafite ishusho kugira ngo abahe ishusho. Abantu nibababonera mu ishusho ya Kristo bamenye ko Kristo yaje. Haleluya haleluya. Kristo yazanywe n'abantu badafite icyerekezo kugira ngo abahereze icyerekezo. Ababibonye bamenye ko amaboko y'Imana ari hari. Mwamvugira ngo amen. Mwamvugira ngo amen.
mwamvugira ngo amena. Ngo Yesu yari yibereye mu kazi ke kenshi. Yesu ahora mu kazi. Yesu ari mu kazi. Nahari mu kazi. Kuba wari mu kazi. Kubwo buzima ari mu kazi. Yo mibereho ari mu kazi. Kugira ngo ari mu kazi. Haleluya. Mani humugisha DJ kabisa kuye bombo yagati. Yesu ashimwe. Komeza watake kabisa ho ni sawa. Ubundi abantu baba mu mihanda n'abantu bavuye mu tubyiniro nkatwe twadubyinnye kera. Kintu bita umuziki ni sawa. Oya kabyiniro ni danje. Ngena nakabyinnye muri 2 kakiza. Nakabyinnye muri 2 kakiza. Ibimogi tukajya tugenda tubimura mu nzira nta ribi. Niyo mpamvu mwumva nijwi ryarangiye. Ariko Imana igira neza. Haleluya. Ngahicara hanga. Hagarara hanga bundi. Tuvuga Imana. Hagarara hanga bundi tuvuga Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nta hantu Yesu atakura umuntu. Ngo Yesu yitegereje abona indushyi. Abona abantu badafite ababitayeho. Abajugunywe, abafashwe nka puberi mu makaritsiye. Ngo Yesu abitegereje azabiranwa n'urukundo rwije. Ngo yiyumva mu rukundo. Ngo Yohana ari kurira babuze umuntu numwe wamanuka mwiza. Ngo arebe kubaniga n'abajama. Ngo Yesu abarebye aturebera mu biderenka. Aturebera Sodomo naho bitaga Igomora. Ngo Yesu aharebye ahagirira imbabazi nyinshi. Ngo aterwa n'urukundo rwinshi kuza. Mwamvugira ngo amen. Ngo yitegereje umusozi umwe twasomye Bibiliya. Ngo Yesu yitegereje umusozi umwe abona Gomora, abona Sodomo bafite ukuntu bahacomoye ukuntu. Urumva abona bahazamuye amataje, abandi bahazamuye amashato. Hanyuma bagiye kubona abantu baracomotse bamanutse munsi y'imisozi. Urumva baza kuhitsimba leta, baza kuhadandariza amagara, abandi barahasindira. Urumva inzira barayifata, mbese karitsiye barayifata. Bahahindura izina ryabo. Ngo Yesu aharebye abona kwiye naho kuhagera. Mwamvugira ngo amen. Ngo Yesu aharebye arahareba. Ngo arareba kuri uwo musozi. Ngo abona hariho abantu babembye. Bagize gute? Ngo habona abantu babembye. Badafite ibyiringiro byo kubaho. Badafite icyerekezo. Barara bicara banywera yabo yarangira bakabata ariko ubu nakoze iki? Bakora bavunitse bakaba bakarani ariko yabo bakayanywera. Babaho badandaza amagara ari indaya ariko nta mituweli bagira. Byarabayobeye. Biciro byaranamanutse. Ngewe mu gihe cyanjye biciro mukora ntago nabikoreraga. Ese indaya zinamukorera ngaye? Biciro nangaye. Aya nta bitanu. Abagabo murayatanga? Abamaze imisi ndi kuganira nabo bo mu mihanda hatandukanye, kudusima dutandukanye bategeraho abagabo. Bamaze imisi bari kumwe ngo muri gukorera 5 isa mukagarura. Nibyo. Ciro byaramanutse mwarakubiswe. Ngo hari n'abaharara ngo bakarinda bataha ntacyo babonye. Ngo byaranze byabahombeye ariko hari Yesu waza kubiteza kubiha agaciro. Ibyatagaye agaciro Yesu ni ubiha iki? Agaciro. Ngo Yesu amanuka kuri uwo musozi. Umugambi we twasomye mu Efeso. Mugambi w'Imana muri Kristo. Umanura Kristo ku musozi. Ndashimira Imana ko Kristo ari hano. Mwamvugira ngo Kristo ari hano. Kristo agize ate? Mbere yuko iri hema rishingwa ha Kristo yari yahageze mbere. Kuko niwe muvugizi wagiye mu itorero ararivuganira. Ahavuganira hano. Mwamvugira ngo amen. Mwakomeye amashyi mukakira Kristo wageze aha mbere yanyu. Ndi kwijambo rivuga ngo Yesu ni iki? N'ubuzima. Yesu ni iki? Akira ubuzima bwitwa Kristo. Ntabwo uzicuza kuriho. Akira ubuzima bwitwa Kristo. Uzabaho udafite ipfunwe kuriho. Akira ubuzima bwitwa Kristo. Uzaba inyungu y'igihugu, ube inyungu ya leta, ube n'inyungu y'imiryango ndetse n'itorero. Mwamvugira ngo amen. Kristo ni iki? Niwe buzima. Ngo Kristo arebye arabireba. Ngo abona uwo musozi uriho abantu batagangaye. Banyweye dundu ubwonko zirabudundu. Banywa mu kubita umwice bakajya birirwa barwarira kuri aka gasiba. Abandi banywa mu manura jipo. Iyo bamaze kuzinywa bavuza induru batabonye umugabo ntiryareba. Ndabeshya. Hari n'izaje zitwa ibisiga. Mbababonye abona baratagangaye. Ngo Yesu bimutera urukundo rwinshi rwo kumanuka. Yesu yahageze. Ndashimira Yesu ko yageze aha hantu. Ndashimira ko Yesu abo banena Yesu nibashaka. Mwamvugira ngo amen. Aba bantu babona batariho Yesu niho haba ahuzi. Ngo Yesu abarebye abagirira imbabazi. Ngo araza hageze n'umubembaraza. Muzi hari abantu babiri bundi, hari abantu babiri aho Yesu ari nta hari abantu hari umuntu udashobora kuhabura. Ahantu Yesu yageze umubembe ntashobora kuhabura.
ngo Yesu ahageze n'umubembe amenya ko Yesu yahageze. Niba mbeshya hagira umuntu umbwira ko hari wararitse undi, buri wese yizanye, mwamvugira ngo amen. Biri mu mugambi w'iki w'Imana, biri mu mugambi w'Imana. Mana ishimwe ngo nkuko yagambiriye kera kose muri Kristo Yesu, ngo twahawe gushira amanga tubiheshejwe nuko twamwizeye. Urashaka kubaho neza, izere Kristo. Urashaka kuzasa neza, izere Kristo. Urashaka kuzasaza neza, izere Kristo. Hirya ya Kristo ni mu manegeka, hirya ya Kristo nta buzima. Naragerageje uyu mureba, ibi mbabwira mbifiteho ubuhamya. Naragerageje nako ntagize ariko biranga. Mana yacu tugirire neza. Ndashimira Kristo narebyeho nkabaho. Haleluya. Ndashimira Kristo nakiriye ubuzima bwanjye bugahinduka. Haleluya. Ndashimira Kristo nabonye ndicyo bari barajugunye, Kristo akantoragura kangira uw'agaciro. Haleluya. Ibyo utazi byose bireramye ngo ubwenge no kumenya ndetse n'ubuhanga byose biri muri Kristo. Ubwenge, kumenya n'ubuhanga biri muri Kristo. Nge sinari nzi gusoma no kwandika. Mwumvishe nisomera. Natangiye kunywa imyotsi ifite imyaka 9. Imyaka 9 dutuye muri karitsiye yitwa Kiderenga. Abantu bahazi mu Kiderenga murahazi? Ni nk'urerera ina mubyeyi uri kurerera muri iyi karitsiye ifite abantu bameze gutya, ukwiye gusenga kurusha abandi. Kimwe mu bintu bishaka guhindura abantu na karitsiye bavukiramo cyangwa bagendamo cyangwa batumwamo amazi bagatumwa mu isabune, nacyo kirimo. Kimwe mu bintu byanteye kunywa ibiyobyabwenge ifite imyaka 9 ni ingaruka z'Ikiderenga n'ibyaberagamo. Bajyaga bantuma kugura isabune, nageramo ngasangamo abahungu bari kunywera muri urumogi. Badutuma kuvoma tugasanga abantu begamye ku mazu bari gusambana. Papa wowe ukuze uri gutanga rugero ki? Wowe ufite ubwenge buzima wirwa wicaranye icupa hano ku kabari amanywa nijoro ugasinda ukidagaduramo hano ukajya wigira ukuntu. Uyu mwana ukureba uri kumutoza, uri gutoza Rwanda rweje iki? Ubwenge Imana yaguhaye n'ubuzima uri kubibyarira musaruro cy'imbere y'Imana. Badukorera ikintu kiba bakera bo muri 1997 intambara igihunguka, abantu intambara ikirangira bahungutse, babyina icyo bita itsinzi. Abasaza barasinda, urubyiruko rwijandika mu biyobyabwenge, kandi igihugu cyari kirimo kwiyubaka. Mushima Imana urubyiruko rw'iki gihe, mushima Imana bari kugezwaho n'ubutumwa. Ibi bintu biba byavunnye itorero, iki giterane kiba cyavunnye igihugu. Aba bantu baba batasinziriye kubera wowe Yesu ashaka kugezaho ubuzima. Muri hano ngo mumvugire ngo amen. Hari abantu barenga umwe baba batasinziriye, hari imirimo yabo iba yahagaze. Abo bana bahoze babyinira hanga barize baraminuje, bira byose barabikora ngo bareke bakuvana muri ibyo biyobyabwenge. Nta yindi nyungu ni kugira ngo Yesu aguhuze n'iki ubuzima. Uzabibazwa mu gihe cyacu muri 1997 98 duhungutse. Ngize amahirwe ndokotse intambara mu buhamya burebure. Nge na papa turokokera ahantu hatandukanye. Muhumure mwebwe mugarura imitima. Abashumba barahari kugira ngo bakurikirane n'abadiakoni. Mugaruke dukomeze soze senge. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza. Muvuge ngo arakiza. Vuga ngo ongera uti Yesu agira ate, garura umutima. Yesu agira ate, 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 Yesu agira ate. Haleluya. Yesu arakiza. Nutubivuga ibyo ngibyo tubifitiye ubuhamya. Naho utabyemera, naho utabyizera, twebwe icyo dutumwe ni uguhamya ibyo twiboneshereje amaso. Umurimo wa Kristo ku buzima bwacu yarawurangije. Nawe Yesu ashaka kukwinjiza mu nyungu yo kumusobanukirwa, ukamuhabwa nk'Imana. Yesu ni impano umuntu ahabwa. Mwamvugira ngo amen. Yesu niyo mpano ikomeye umuntu ahabwa akabaho neza aticuza kariho. Yesu niwe mpano umuntu ahabwa akazagira agaciro yarambuwe n'amateka. Yesu niwe mpano.
Yesu ni iki? Ni ubuzima. Haleluya. Yesu ni iki? Ni ubuzima. Uyu mama Fabrice mureba, Mukankuranga Jacqueline, ngira ibintu bikomeye. Ababyeyi banjye tumaze guhunguka, data arasinda, turokotse intambara, tugize umugisha wo kuyirokoka. Ubu uyu munsi arabana Imana yicuza ko bariho. Kirya gihe warokokaga umariye iki Imana none? Kirya gihe wabayeho wari gupfa umariye iki Imana? Aho Imana niyicuza kuriho. Imana ikugirire neza. Tekereza uyu mwanya, Imana iguhaye umwanya gutekereza. Ibiri kumva bizaza mu rubanza. Ku myaka ufite, ubasha kumva ufite amatwi abiri, Imana izabizana mu rubanza. Mu bihe bikomeye cyane tuba turarokotse, tugaruka turi umuryango. Tugeze muri quartier, data arasinda, aridagadura, arasinda, akajya kubita mama ibyo mwita amakimbirane. Muri iki gihe iwacu haba amakimbirane, ntiyatuma hari isafuriya bagura, ntiyatuma hari akawunga batugurira. Data akajya ahera mu kwa mbere anywa akageza mu kwa 12. Nta mwenda agurira mama, nta mwenda agurira twebwe abana. Ndi ifuro y'ababyeyi banjye, nkurikiye ishuri 8, twese turabana 9 turiho. Papa na mama baracyariho. Data ahagarariye abasinzi muri Gatsata, ajya byirata, akabyirata John rwose. Uri ufite kivugo ki mu muryango? Kivugo cyo gusinda. Bamwe mu bana b'iki gihugu bafite ipfunwe ry'imiryango bavuka. Ariko nje gutangariza urubyiruko, shira ipfunwe, Kristo ni gisekuru cyabonetse. Kristo yamaze ipfunwe. Haleluya. Kuba John ataranyitaye, Yesu yanyitaye. Mwamvugira ngo amena. Kuba John ataranyubakiye amateka, Yesu yanyubakiye amateka. Ndakomeye, nashize ipfunwe. Nawe nje kukubwira ngo shira ipfunwe. Kuba papa bamukabara ataragura mituweli, wowe kura rubyiruko ugure mituweli, ugurire mama mituweli. Kuba warasanze wanyu nanzi hari, umwanzuro so kujya mu biyobyabwenge. Kura ubakira ababyeyi, ubakire mama wawe. Kura wiyubake, ubake igihugu cyawe, ubake famiye y'amateka. Kukuruhuriwe kandi Kristo azaguhindura uwuriwe. Mwamvugira ngo amen. Nakoze ikosa rikomeye, nakoze ikosa rikomeye. Nshaka kubuza urubyiruko ruri hano. Maze kubona imirwano iwacu, data ajyaga dusorana na mama mu bitenge, tukararana hanze. Hariya kuri Nyabugogo niho dutuye mu Gatsata. Urugo rw'iwacu rwari urukene ku buryo bafataga imfashanyo ya leta. Twarabo bita batindi kubera inzoga za data. Data yari umukorodoniye, mama acuruza agataro. Dore umuryango ukaba ukennye ariko ntunumvikane, mugahoza hakazi leta. Nta mitungo mufite, muranapfa ubusa. Murapfa iki? Mwakwiyubatse mukubakika. Umwanzuro si uwo kunywa dundu ubwonko ngo amaso ameneke. Umwanzuro ni uwo kwakira Kristo nk'ubuzima. Haleluya. Kristo n'ubuzima bwabonekeye umuntu wese, kandi nta kiguzi gihari, ni ukwemera kwizera gusa. Mwamvugira ngo amen. Ndi kumva hari abantu bari buze kwizera. Mwamvugira ngo amen. Haleluya. Hari abantu umwuka w'Imana dutumyeho bari buze kwizera, bagahindurirwa icyerekezo n'ubuzima, bagahindurirwa imiryango. Yesu ni gisekuru, umuntu aba amakegama, ukajya wumva waguye neza. Watambuka ukumva nta pfunwe ufite ryaho uvuka. Mwamvugira ngo amen. Iwacu mu Kiderenga haba amateka y'ubusinzi, haba amateka y'ibiyobyabwenge. Data arijandika, kubita mama amanywa nijoro, kwiga biratunanira biranga kubera kurazwa hanze. Ibiryo turabibura tukajya turya ibyo bita imboga zitwa mutibikanye zeragaho banyara, tukazikoza mu bugari. Nakuze ndikakana bakuriramo imyenda mu nzira bakayikambura, nayitiye mu baturanyi, ntago batuguriraga umwendi wacu. Nakuze turi babana baryama ku bisaso, tuvuka Kigali. Uwirata wese ajya yirata iki? Imana. Aho uvuka ntago hakubuza kuruha, ntago hakubuza kuruha. Kristo ni ukiza umuriro w'ibirarane. Mwamvugira ngo amen. Ayowe, mvuka mu Gatsata feruje zirasi wacu ariko turaruha, tuba batinde. Mbonye ubwo buzima bw'iwacu ndavuga ni no, ibintu ntago byavamo. Ndavuga ni ikintu cyabimara, nuko najya kunywa imyotsi. Nge nagiye kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo nzahorere mama horaga kubitwa, nzice data. Ku myaka 9 njya kunywa urumogi. Ndavuga ni nzice data. Aba bana mutagurira mituweli, aba bana mutishyurira amashuri, aba bana mutagaburira, muhora mukimbirana, muhora mu nzoga, muhora muyapfusha ubusa. Imana izabababaza, muri kubabika mu bugome, muri kurera igihugu muti. Mani bababarire. Rubyiruko ruri hano, nje kubabwira ngo ibyo ababyeyi batabahaye Kristo arahari ngabibahe. Va mu biyobyabwenge, reka kwijandika, reka kugandira Imana yakuremye, yemeye kuvukira muri uwo muryango, ahubwo b'umunyamumaro muri uwo muryango mu izina rya Yesu. Haguruka twubaka umuryango n'igihugu mu izina rya Yesu. Birashoboka. Mu buzima myaka yanjye 9 njya kunywa urumogi kugira ngo nzice data. Musi kundi nabaga nzi ko ndi bwice data.
ndagenda mba puberi mba umwanda kumesa wapi gukaraba wapi ndiyanga mba umurara ndagenda ndarangira urumva ibyanjye ndabimenya urumva ndarangira hari igihe umuntu agenda yararangiye ibyo abizi wajya umubwira ati biteze ati mana ariko vipi zawe mani vipi mani vipi ariko nubwo bimeze gutyo Kristo ni ubuzima haleluya 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 Kristo ni iki ni ubuzima nyakanje 12 bahita bandokrita indaya zirandokrita gogose bavuga ati uyu mwana ari gushyiramo agategemo kuwitabi no kudandaza amagara twitwaga abadandaza amagara uyu munsi mwitwa indangamirwe icyo gihe cyacu twitwaga abadandaza amagara twe dutegetswe kwambara imyenda igaragaza ibyo tudandaje 12 yanjye nahise njya mu burayi hariya gogose dufata aho bita kwa mirimo naho bita top chief naho bitaga Calvados nitwo tubari duhari dukaze muri 2 domboro ya sori biraje haba haje n'izindi ndirimbo zikaze tumyuka umuziki tukawumanuka tukawuzamuka turaryoshye isi turayirya twumva uko imeze ariko iki gihe nta kigenda nta bunyunyuzi nta fizi hari muri ibishabiro mwarakubiswe mwaragowe nimuze ni Yesu siganye byaranze muri 2 note zari ziriho abagabo bari batarakena uyu munsi baranumye ubu mugabo ari kwita amashuri yaruriye imiryango kutunga birakaze ayo magara mudandaje ku mihanda nago bagikeneye kurayareba niyo mpamvu yaje gukoma sex akagukubitamo sida cyangwa umwana uzaheka imyaka yose ubwo bikumara iki icyo gihe cyacu amafaranga yarahari muri 2 ifi n'ifiriti bikaze bihari nanywaga wisiki 15 muri 2 uyu munsi kugura 85 nakubita imyotsi natangiye ku mwotsi umwe akaburi kamwe kaguraga 50 uyu munsi arabambaza bakamenya ngo ni 300 abandi ngo ni 2 abandi ngo ni 3 biterwa n'akarere bakarere ngo muri Kigali ho ngo ni 5000 rwaruriye rwarabuze sibyo we ebyemereza bagufate akaburi kamwe ka 5 ndagenda mva ku kaburi kamwe ngera ku maburi 10 niyo mpamvu ijwi mwumva ryarangiye imihogo ni danje myotsi ni danje mwotsi umumara mu imyaka 6 muri myotsi namwe kuva ku myaka 9 kugeza ku myaka 18 n'uyu munsi nacyandimo y'abaganga bapimye basanga imyotsi ikirimo barambye ati uzarinda uva no mwiza ariko Yesu ari muri nje mwamvugira ngo amena ndashimira Yesu wihangana kubana n'imyotsi ntacyo Yesu apfa nibyo mwakoze ahubwo Yesu cyekeneye nuko wakira ubuzima abari hano mwamvugira ngo amena nyakanje 12 ndaryoshye bahita banura kuba president w'indaya nyobora indaya site 3 site ya Kiderenga na Dobandi ku Muhima naho bitinyamirambo ndaziyobora igihe cyanjye nyoboye indaya ndi president wazo president w'indaya zina hari hegira gutya do ibeshe byemere gira gutya do yaza se ubu nizaje barazihana ariko muhumure Yesu arahari ngabaneshereza ndaziyobora 12 yanjye barando abantu bavuga ati wowe Mana dushingiye ku bugomo ufite dushingiye kuntu wanutse dushingiye kuntu kura abagabo dushingiye ku mihanda urwana karate ukamanuka ukazamuka hitutuyobora bahita banora nk'imvukire ya Gatata izi intara zose abavana bahita banyimika none uyu munsi ndi president w'abagore mwamvugira ngo amen haleluya torero ryanjye rya DPR mu Rwanda mu rubonobono nyoboye abagore bitorera aho nadandarizaga amagara niho nyoboye abagore aho nari indaya niho Yesu ari kunambukiza ndi umuyobozi w'abagore mwamvugira ngo amen aha ngaha Yesu akeneye ubuzima bwawe ko buhinduka bakabimenya mwamvugira ngo amen aha ngaha niho Yesu azagukarabiza akagusiga akakwambika nawe ukajya utambuka muri confidence y'umuhamagaro w'Imana kandi birashoboka mvugira ngo birashoboka yo Imana ishimwe mugatata ndacakaza indaya zaho nkazorohereza Nyamirambo nkakubita iza Dobandi nkacakaza mu gihe cyanjye hari ibintu 3 byaziraga nyoboye cyaraziraga kindayiheka ku mihanda nta ndaya yari yemeye gutwita ngo ibyare iki gihe mufite amahirwe kuko muhetse 5 na 4 mwarakizwe nuko mutanabizi nta ndaya yemere kudandaza amagari hetse ceceka bebe ceceka dushaka abakiriya bebe ceceka babuze humura mukanya ndamubona byaranze vamo nta ndaya yemere gutandaza amagari hetse wabyaraga mu gihe cyanjye yatwitaga twayikuragamo kandi dufite uburyo burenga bumwe cyaraziraga kidaya yanjye ibyara ku gasima
iyo wikangaga ko tukujyana aho twitaga inyuma mu ngando tukajya gukuramo. Kabiri, cyaraziraga ko indaya ishaka mu gihe cyanjye. Iyi ndaya yashakaga yabaga itesheje agaciro izindi ndaya. Cyaraziraga, twaragukubitaga ukajya ku mugabo uri intere kwatesheje agaciro kuko wabaga wararahiye. Twarabarahizaga, hari indahiro barahiraga. Wavaga mu ntara tukakurahiza, twakurahizaga twakubaze, twagendanaga ibyuma n'inzembe tukakubaga tukaguha sinye z'imyuga. Simwagiye muzibona hano bitya bisage bafite n'isinye z'imyuga. Inzembe ni sinye z'akazi. Batari bayiha navemo hakiri kare. Ndakuburiye ntago mina ariyo sinye y'akazi. Sinye y'akazi nuko bakuru mitama bagacira. Twajyaga turuma amatama tugacira, karuma ijosi ugacira, karuma akaboko ugacira. Ahagaragara sinye y'akazi. Mwambaza ngo we ko ntayo ufite. Yesu yari yaragambiriye kera yuko azampamagara. Mwamvugira ngo amen. Nagize amahirwe yitamba umuyobozi ninakorwaho. Ahari hose ninakorwaho. No mu buraya nawe ari kunkora kuko nahise nyobora. Imana indindira mu buyobozi nibambaga, ariko nge nkabaga abandi. Gatatu, cyaraziraga kwemera kuri indaya. Igihugu gifite amahirwe n'amatorero kuko bano bakobwa bacu barabyemera ati nukuri nge ndindaya. Mujya mumpamagara, Imana ibahumugisha. Akavuga ati nukuri ndanadandaza bikanga, naranahombye, nararwaye. Imana kwemera ukumvira uzarya ibyiza bya hehe. Nubwo mubyemera muze no kumvira kugira ngo mubone ibyiza biva mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Muri ubwo buzima nawe wemeraga rero ko ari indaya, nta washakaga, nta wabyaraga, cyaraziraga. Hanyuma rero ubwo buzima tububamo mu buhamya burebure nari butindemo. Mu myaka 13 nanjye mba ndarwaye kuko ntawe indwara itinye muri buriya buzima. Ndetse ndwara ibyo biti byuririzi bya sida. Hashika ibiranyakire, nabonye aho umuntu yiboreraho uburanga bukarangira. Bari baranyise baby, ndege namuka baby, mwikarago baby, biranga biranuka. Umuntu arabora. Baranyise amazina nanjye nkagenda. Twajyaga dusanga abatipe bambaye pocket, ibipira bigerekeranye niyo yari style cyo gihe. Bakubisemo rugabire 8 harimo n'umugabo wanjye na ba Pastor Theogene bari abose ku mihanda badutegeje kutubari turi bu Mansuri. Bakoze wevuze nizo zari zigezweho. Tugasanga baradutegeje natwe mu kondo wazi na mini tugenda nk'inyambo tubigendera. Bamwikaraga dukaraga ubuzima, twakaraza ubuzima biranga, ariko Yesu abwinjiye mu biremera. Haleluya. Yesu yahageze biremera, yukaraga bizabora. Twabageraho ho bari baturinde bahageraga mbere duhumura twiteye amapafu dusa neza twimakiye. Twabageramo bakatubwira ama baby batwitaga ibinyomoro, bagatangira kudukandakanda ngo turi ibinyomoro, turi ibironji, turi ibitunda. Utwe twari ibintu by'ibibuto gusa. Wagenda ukumvura igikobwa cy'ikineki, kumvura igikobwa cy'ikinyomoro, kumvura igikobwa cy'igitunda. None iby'ikige ngo ni bisukari majyane. Ikobwa by'Imana we, ibi baby by'ubu, baby gari, ikineke, gitunda, kironje, batubyinirira turapa tukarapa aho ngaho ku mihanda badukora uko bashaka. Ariko none byaranze, yaka turayiryosha. 13 yanjye mba narwaye. Hashika ibiranyakire, mama wanjye bagiye kwa muganga ari umurokore, yaravuganye n'Imana ko Imana izangira neza. Mwamvugira ngo amen. Navuze ngo nkuko Imana yagambire. Itorero dufite amabanga y'Imana yuko abanga bazakorera Imana. Hano harimo abaririmbyi. Mwamvugira ngo amen. Hano harimo abantu kandi bakijwe muri cya gitera. Nimuhaguruke mutere haleluya. Mwegere hano hafi aha ngaha. Aba bari mu baririmbyi bakijwe mu giterane duheruka aho bita Mukobo. Si Mukobo we. Mwigire hano hino we, mwigire hano hino. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukuri umuntu muri pube ukamuhe. Aha. Ukamukarabya bemere kubyinwa muziki sasa. Nubundi twararyoshyaga mu kabari. Hano naho ryo. Haleluya. Urantangaza. Urantangaza. Ukuri umuntu muri pube. Aha. Yesu we. Mutere haleluya. Ubuse ko batakidandaza amagara babaye. Murabona hari cyo babaye. Matara abakobwa twenda gushyingira mu minsi mike. Ahubwo turi gusengera abakwe mu izina. Mwamvugira ngo amen. Aba nabakijwe Mukobo batari bafite ishusho muri kigiye Jacob. Njyayo. Banje bafata icyemezo, murebe icyemezo ko cyabahinduye. Bamwe dore n'abadakoni barahagaze, abandi bambaye uniforme, murana bambaye amakanzu nk'aya baba senyeri. Mwabibonye. Yesu guhindura n'amateka. Mwamvugira ngo amen. Muri Yesu bigira gute? Byaranzi wanje muri ubwo buzima bw'uburaya biranga. N'ubuhamya burebure ndasoje. Ndashima Yesu wansanze pfuye.
13 ndarwara ishyize mu byuma basanga nararangiye, basanga sinzabyara sinzanashaka. Ibyo bita ubuzima bw'umukobwa bwose bwararangiye kubera ubwo buzima ninjiyemo ndi umwana. Mama bamuha urupapuro ruvuye muri ecography foto, babwira mama bati hangane dore nguko uko ifura yawe imeze. Mama ararira ngo ajya imbere y'Imana arasenga, mwamvugira ngo gusenga, ngo agipfuka amasenga Imana iramubwira ngo nduwiteka umugambi wanyura cyakomeje kuri uriya mwana wawe, uyu mureba ndi imirimo y'Imana gusa. Mwamera Imana icyubahiro. Imana irirahira iramubwira ngo nukuri uriya nzamuhindura imirimo y'amaboko yawe, kandi uriya nzamwibayishirizaho. Mu gihe kizaza azankorera umurimo, mu gihe kizaza azakora umurimo wanjye kandi nzamwibayishirizaho. Imana ihimbazwe. Haleluya. 14 najya kuba umugore wa kabiri, njya kuba umugore wa kabiri mfite imyaka 14 mu rugo rufite sida, umugore n'umugabo. Aho naho nubundi buhamya, navanywe na polisi bacitsa CHK, bashikije CHK nabo baranyondora barandwaza baramvura, ngize umugisha naho mva mu nasida ndwaye. Mwamera Imana icyubahiro. Nabugingo n'ubu nabwandi bwa sida ngendana. Mwamvugira ngo amen. Hari ibintu Imana yakurinze abandi barapfuye, hari ishusho Imana yaguhaye abandi barayibuze, hari imibereho abandi babuzeho Imana irayiguha. Imana izakwishyuza uburinzi yakurinze. Mana tugire neza, tugiye gusenga Imana. Ndashima Imana yandinze mu myaka yanjye 14 nkavanwa muri urwo rugo nta mwana nta sida, ndonyangaruka mu buraya, kuko buraya ho buri keretse Yesu yahinjiye. Subira mu buraya, aho niho nahise nkubitana n'umugabo tubana, nkubitana n'umugabo ari imbobo nanjye ndi indaya, tubyina umuziki. Umugabo ngeretse kubyina dombore ya solo. Abamasuzi ikibasura cya kera muri 2000 cyabyinwaga gutya. Uyu munsi nagiye sura nkasura nkabona byose byataye uburyohe. Muri 2000 iyo witwaga umumasuzi, kugira ngo wemererwe izina ryitwa umumasuzi, wabagura umukobwa wemera kwambara ubusa imbere y'uruhame, umuhungu nawe akambara ubusa. Mwese mukajya kuri stage, amatara yose abona bakayakuramo agacika mu dutara twaka nka turiya, mwaza mukabyina hasi hejuru dombore ya solo mwambaye ubusa. Aho ngaho kuri stage nta roji yahabaga, wabagura umukobwa wemera gusambanira imbere y'uruhame. Ibyo bitaga kumasura n'abamasuzi. Naho uyu munsi wa none nta buryohe. Turamasura n'umugabo wanjye ari imbobi ba mu Gikanga Gapuwaruru, yaravuye iwabo Igitaramo, nanjye ndamasura mvuye Gogoza hariya mu Kiderere. Arambwira ngo Imana ni vipi turi kumasura hasi hejuru. Arambwira ngo mu mabebi ya Gogosi yose ndakweme. Arambwira ngo kandi uranyemeje Mana, ndagupofotse. Gupofoka ni ugukunda. Iji birampofotse. Iniga yanjye ari we mugabo wanjye. Abagabo baragwira. Iniga bipofoteye mu kabari. Irambya ngo kandi nzakugira mama w'abana, kandi uzambera umugore. Arambya ngo nzagushyira mu mago. Amago ni urugo. None koko ndi mu mago ye. Yamazemo imyaka 18. Amago y'iyo niga yanjye munsi y'ikiraro. Abagabo baragwira. Abakwe mama ari umunyamasengesho. Imana ngo yaramubwiye, Imana yamubwiye ngo mwana wa ngo ndi Uwiteka nzakunezeza, ngo nzaguha umukwe w'umugisha. Imigisha iragwira. Hahirwa ibya Yesu bitazagira gute, bitazagusha. Mu minsi mike tumaze kuryoshya, nta n'iminsi yashize menyanye n'iyo niga yanjye. Akajyaza kankura mu gatsata tukaryoshya, tukajya tumanuka twidunda, yanyweye imyotsi nanjye nanyweye imyotsi, yakubisemo cifu nanjye nazimennyemo, tukicuma. Akajya ambwira ngo Mana turye isi, Mana isi izaturya, tuyirye natwe izaturya Mana. Ya ijinda yemera, ijiranyemeza. Haciyeho iminsi mike ku myaka 15 abanteye inda, zanda zidategushwe. Nkwaye inda sanga na mama arayifite. Twese kwa John udakijijwe umusinzi. Iyanjye yagize 6 nibwo yamenyekanye, kuko nayikuyemo kuva amenye ko nyisamye kugeza ku mezi 6. Nyikuramo bimwe nakuzaga mizo nabo nari nyoboye. Urumva umuyobozi nawe atwaye inda, bahita banyirukana batigenda banze ukuremo n'uburangiza uragaruka. Nyikuramo kuva ku kwezi kwa mbere inderanga. Imana ni warwana nayo ngo bishoboke. Izagufatira hano nitagufatira hano nzagusanga amagerage, dore ko naho ndi kujyayo. Nutemerera aha nzagusanga mu matransit, uko niko kuri naho ndi kujyayo. Tuzahura tuzamenyana. Harabona agiye mbwirira mu masantere nka gutya, ejo bundi ngiye mageragere mbasangayo, bakajya bambwira ngo Mana twari twaranze kwemera twemereye muri mabuzi. Uzemera. Imana yaje kukwemereza hano utemera, ifite ahandi izakwemera. Mufitanye Imana umugambi wayo uri ku buzima bwawe. Narumiwe. Iniga ibiri nteye inda, nyikuramo iranga igera amezi 6 biragaragaye. Abaturage barayibonye, mama barayibonye. Mama aranyicaza na papa,
bati tubwire iyo nda wayikuye he? Ni niga yayinteye. Bati genda ushaka uwo mugabo wayiguteye muzana hato mumenye. Ubwo yanjye yari ifite 6 muri mukondo wazi na mini, iya mama muri mariniyeri y'8. Dufite abana barutana amezi 2. Mama yari afite 8 njye afite 6. Banyirukana gutyo mwabakobwa mwe, uburanga burashira, bwiza burarangira. Ibyo byose bagushuka nguri bebe nguri ikinyomoro igitondo byose birashira. Ndagira nshaka iniga umugabanye n'amazina narinzi. Twahuye mu mihanda nyita Jama nanjye mwitiniga. Twamaranye imyaka 2 tutazi amazina twese. Maze gukizwa niko namenya amazina y'umugabo wanjye. Yuko yitwa Hakorimana Jire. Yajyaga mbwira Jama sukira amazi muri douche mani nkarabe mani nawe uri mukuru yihigira. Tanisohokera. Wumvisha urugo mu gihugu. Amubaza numva mani kuzize senyisa gusa zirahahije kambwa ati yeranje mani Jama umva mani manigiz ongeraho mati ntago byava mana we mbega urugo imyaka Yesu ahageze mu myaka 2 nibwo namenye umugabo wanjye mwamvugira ngo amen. Ahantu Yesu ageze ibintu birubakika ibyasenyutse ibidafite ubuzima Yesu abihiki ubuzima. Soza ndashima Yesu wangiriye neza. Wa mugabo naramuhize ndamubona. Miginiganye ntaniganye kugasima hose ndacakaza ndamubona. Namwe ni mani wankomye inda ati nagukomye inda ntiwankomye inda kuri Marine ukaburinda ndamenya guteka ruwaye ni nuwawe niwe duheruka aramya ngo nubwo yabatarwanye narera Marine zanje zose n'abahungu baje. Namwe none se ko viya gukeneye viye na Mary baragukeneye wanyemera ukajya kubiyereka aramya ngo nta kibazo. Hanyuma arangije agenda aramesa muri yanza yameseraga muri yanza agakaraba bikuma akamesa bikuma kambara. Amaze kwambara agenda kubita muri umoji akubitamo kanyanga kugira ngo akore ijisho aze kubona na sebukwe na nyirabukwe abakwe baragwira. Ndangije muhingukana kwa viye John nawe sanga yakubisemo indi myotsi bo umukwe na sebukwe biteguranye. Mageze ndamwerekana mama sanga ni uri mu mbuga mama nambaza ngiye imbobone yagutenda ndamwikiririza akubita kubitenge ho ya mana we ntiwabyemera Imana ijya yemera ko byose bigira gute tukugira. Akubita kubitenge ngo ho ya mana we ngiye imbobo akongera akubita kubitenge ngo wowe ngo witeka we niwe wari waranteye. Papa sotsa murebye ukuntu ameze akanuye amaso kubera dunda ubwonko n'ibicifu yarunzemo amaherena amashenete ari iniga. Papa na rugabire 8 ari kumubwira ngo viye none se vipi viye yinjiye mu nzazana umuhina aramugurukana. Dore ngo kuko umuko yavuye mu rugo nanjye batwirukana nabyo bamaze kutwirukana nibwo yambwiye kaba mu gikangaga ari habika imyenda cya Puwaruru. Arambye ati yizira ari umushakira karito tujye kuryamayo twibereyo ariho tuzabyarira. Ndemya ni byose ni kimwe cyo mo kugene nanjye nzabaho mana uzakucyane ko napfuye cyangwa ndiho. Aho niho nese nakira imbaraga z'ubugome zindi zirenze izo nari mfite. Ndagena mbigicamu cyemba munsi y'ikiro inda nayitwariye munsi y'ikiro cya Nyabugogo abahazi. Inda ku mezi 6 kuva ku mezi 6 kugeza umwana avutse nabaga munsi y'ikiraro. Mubu wa munsi y'ikiraro ndawumedita urusazi rurahansanga gukaraba ndabyanga sinongera kwisiga sinongera kugaragara mu bantu aho mingutse bagakubita aho mingutse bakirukana kwe kuna bagansa ndeba ariko ndashimira Yesu aho bankubiti niho ndi umukozi w'Imana aho niho Yesu yankarabirije aransiga ubwo buzima urimo iyo mibereho urimo yo kuba icyo batererana Yesu yaguha ubuzima mwamvugira ngo amen. Ndashima Yesu ngiye kubasengera Yesu yamaye ubuzima yamaye indi mibereho ndamubashimiye yakoze birenze ntabasha kurondora akanya kuko imbobo zari yegeranyije mu gihe gitoya nenda kubyara bansanga munsi y'ikiraro baranganiriza barambwira ngo mani baby watubaniye neza wari indaya yacu watubaniye neza nka Marine ntago twatumubyarira munsi y'ibiraro hari hagezweho umwuga wo gutubura baratubura bariba bagenda bakodesha akazi k'5,000 barangije badushyira mu dusheze 2 bashyiramo akamatera n'udusafura n'udusahane badukorera amago barangije barampamagara ku itariki enye zo kwa kane barampamagara bati ngwino mani tugushingira iniga yawe barampamagaza baranshingira bazana akanyanga n'umugi n'ibyakoze resebusiyo barambya ngo mani tugusize iyi niga yacu ntuzayiteza amabire n'amadgeni ngo ongere usambana urumva mani ni yego mani turamugusize kumusiga no kumushingira baranshingira ngo nujye ubura kawunguka buri birayi muri aya mago ujye udusanga ku mihanda tugukoma imyotsi usinzira Imana niyo nkuru baranshingiye baracomoka barigendera naharaye ari kuwa 4 kuwa 6 ndabyara muri materiel baguze nta kigoma kirimo nta gitenge mbyarira ku Muhima nta mituweli mwumva ukuntu muteza ibibazo igihugu mugateza ikibazo umuryango igihe cyose ufashe imbaraga z'uburara uteza ambutiyaje ahantu hose muri societe hose byabaye ngombwa ko mbyarira ku Muhima
banca 15 cyakora Marine zibazije kureba umwana wazo kuko umugabo wanjye aragiye arababwira ngo Marine ziyongere nabyaye umuhungu. Baza kureba iniga yabo ariyo Marine yabo. Bahageze babaca 15 baragenda bariba baratubura baraza barongera barayishyura. Bamanukana umuhima n'amaguru n'umwana wabo bari guserebura ko baby yabyaye amaniga. Nongereye imbobo n'abarara. Igihugu cyiyongereye. Iyo byariye mu mihanda ukabyara mu burayi uba wongereye akazi igihugu. Twageze mu rugo bazana umugina kanyanga barampemba. Bamaze kumpemba bazana umugina kajya baha umwana wabo. Bakajya bamuhuhira imyotsi mu mazuru. Uwo mwana wari uvuye kwa muganga. Bahita bamwita izina. Bamwanga Imana niyo nkuru zakura amana, Imana niyo nkuru zabaho. Tukwisa Imana niyo nkuru Irene Fabrice ni nako yitwa. Umwana yakuze tumuha imyotsi sinzi guheka. Ku myaka 15 yanjye sinzi konsa. Umwana natogosaga amazi ngashyira mu rumogi amanywa nijoro. Umwana yatunzwe n'amazi ari mu rumogi. Uwo Fabrice, uwo muhungu mbabwira agize imyaka 18 ni umwe mu bana batazi guseka kubera ibyo biyobyabwenge yakuze ngo atazi amashereka ya nyina, atazi umugongo wa nyina kubera imbaraga z'uburara. Ibi bintu murebera, ibintu leta irwanya, ibintu amatora n'amadini yashyizemo imbaraga, muragira ngo Imana niri kubagirira neza. Uri kubitoza abana, uri kwirwa ubinywera aho bareba, uri guhemukira Rwanda rw'ejo. Mwana wanjye kurataza ibera, kurataza umugongo kubera gutangira mu burara afite imyaka 9. Yesu yaje kumfata rero narananiye wa mugabo naramukubitaga tukarwana umugeni ngumire tikazi gakiza bagafunga umwe bagafunga undi. Yesu ahagoboka twananira ngo nge niniga. Hanyuma ku myaka ya 2 twari tumaranye anyirukanye. Iryo joro ndabyuka nigendera nkaruvamo nkamusigira umwana we. Yesu arahagoboka nkuko namwe yaje. Mwamvugira ngo amen. Amamagaza ijwi rirenga ndaryibuka nkuko nawe uri kumvira ijwi. Arambwira ngo mama Fabrice urarushye nindarushye. Ijwi rirambwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye. Ababa mu nzu y'Imana, haleluya. Mu nzu y'Imana habonekamo imigisha n'ubuzima, haleluya. Arandarika Yesu uyu wamanutse kuri uyu musozi. Ngeze mu bapene sanga Yesu yanyiteguye, yaneguriye amagambo aruhura umutima. Muri Yesu niho nyine umuntu yumviye amagambo aruhura umutima. Muri Yesu niho twakiriye hahamuka. Muri Yesu twahageze dukanuye tuyahabwa kureba neza. Muri Yesu twahageze nta kambaro. Yesu aratwambika turabera. Muri Yesu harimo ibyo ukeneye. Mwamvugira ngo amen. Ndashima Yesu ko kuva namwakira 2008 kuva namwakira na bugingo no musindicuza ko namwakiriye. Umunsi kundi Yesu agenda neza intambwe. Uwadandazaga amagara uyu munsi ndi umucuruzi kazi ucuruza Nyarugenge. Uwadandazaga amagara uyu munsi ufite umuryango w'abana 4 bavuye mu mbyaro 11. Byaye imbyaro 11 hari abana 4. Uwari uwo nguwo w'umurara munsi y'ikiraro uyu munsi ndi umwe mu bafatanya bikorwa n'igihugu cyanjye n'amatorero n'amadini mu kurwanya ibiyobyabwenge. Mwamvugira ngo amen. Uwabaga munsi y'ibiraro uyu munsi nanjye afite igipangu kirimo abana 7 ndera n'abandi modeshereza amazo n'abandi barya kuko Imana yamaye umugisha. Mwamvugira ngo amen. Uri uw'umumaro, uri uw'ingenzi. Yesu yagukoresha ibintu by'imbaraga kandi umugisha Yesu aguhaye ujye uhera mu bo mwahoranye. Imana ihimbaza. Hano gashekera dufite abakobwa bakijwe ubwo burayi bari gudoda bafite amamashini. Abo bakobwa bacu mubonye uko basa. Nubwo uyu munsi none hari ibyo batari bagera ariko bitegure hano imbere ni heza. Niba hariho umuntu Yesu yitaho ni umuntu uvuye ahantu hakomeye Yesu amucungira hafi. Ndi umwe mu bagore Yesu ahora haza imigisha yo mu gakiza. Ndi umwe mu bagore Yesu yahaye umugisha. Mu minsi mike Yesu asezanya akazanzanira umugabo nawe yarakijijwe. Yaniga yanjye Yesu yayihaye gakiza, amaze kuyiha gakiza dukora ubukwe. Mwabonye ko nambaye impeta. Mwabonye ko wari ndaya yambaye impeta. Nanjye nambara impeta nambara yakanzu yera. Mwamvugira ngo amen. Nanjye njya mukwabuki nk'abandi bana. Mwamvugira ngo amen. Nanjye nkora dote ariko mwamvugira ngo amen. Nanjye barankwa we barasaba. Muri Yesu bigira gute? None uyu munsi turabavuga butumwa ngene umutware wanjye. Abana bacu 4 turashima Imana kandi mu bintu dufite byo gushima Imana. Abo bana bacu 4 bamaze kuba inkumi. Abana turi kungana ko twababyaye turi batoya. Abakobwa 2 n'abahungu 2 ni inkumi n'abasore. Uyu munsi nta numwe muri bo Yesu arabafashe. Abakobwa n'abaririmbyi, abahungu n'abakozi b'Imana. Turashima Imana ko nta ngaruka z'ibyo twanyuzemo Imana yigeze icuma byugera mu bana bacu. Ubuhamya twatanze Yesu arubyaza umusaruro ku bantu bayo ariko mu rugo iwacu nta ngaruka turwana nazo. Mwamera Yesu icyubahiro. Birashoboka nawe mvugira ngo birashoboka. Yesu ni iki? N'ubuzima. Twasomye ijambo rivuga ngo uko yagambiriye kera mu Mana, Imana igambira muri Kristo Yesu. Byose twabihawe kubera kumwiringira. Hari abantu bifuza kwiringira Kristo bakumva nawe bakeneye ko abakiza ibibembe bakakurwaho ibibembe. Yesu aravuga ngo ndabishaka agira gute? Kira. Yesu yabishatse umuntu arakira. Uyu munsi Yesu yazanye amahirwe yo gukiza abantu. Naze kukunyuraho. Hano abantu bashaka guhura n'amahirwe Yesu ngo bagire gutya. Nasoje ngiye gusenga Imana. Nasoje. Imana ibaha umugisha. Abana mwemuretse. Shaka abantu bakuru. Ngiye gusengera abantu.
Yesu yarambohoye, amaze kumbohora anyemerera ko nzabohora n'abandi. Aranyemerera arambwira ngo nukuri abo muzarambika ibiganza kumwe n'abakozi b'Imana nzabahagukira, nzababohora, nzabazura. Yesu afite imbaraga zizura. Haleluya. Uwanzuye nkaba ndi Mama Fabrice kuva 2008 kugeza iyi tariki nkaba afite umutware wanje umwe n'abana banje bane. Uyu musana none Yesu yashyize igitinyiro. Ubuhamya natanze butuma nta mugabo mubo twabanye, mubo twakoranye ibyaha muri marine ndi gufasha nta wanyubahuka. Yesu yashyizeho icyubahiro cyacu. Haleluya. Haleluya. Nawe ubigerageje ntibyaguhira. Yesu aragukiza akagusiga ukize, kandi wamara gukira ukambara imbaraga zo guhamya, wamara kwambara imbaraga zo ukambara n'izigitinyiro kugeza ubwo nta mugabo njya kukubahuka ngo kubaza ibyo yakubazaga mbere. Kandi bose turaturanye, abandi ndayoboranye nabo mu rubonobono, abandi ndi kubabwiriza ubutumwa bakazogakizwa, twarakoranye ibyaha ariko nta wabyubahuka kuko Yesu yaranyubahishije. Mwamvugira ngo amen. Amafaranga Yesu arayafite, cyubahiro Yesu aragifite, ubuzima bwiza Yesu arabufite, byose birunze muri we. Reka nsengera abantu b'Imana, ngiye gusengera abantu. Umuntu wese ukeneye kwakira ubuzima buboneka muri Kristo Yesu nazamura ikiganza. Imana ibaha umugisha. Yaba umwe cyangwa babiri barahagije, muri ab'ingenzi mu Mana. Kandi Imana yabagambiriyeho umugambi muremure wo kugira ngo uyu munsi mumwizere. Abana baye baretse hagiye gutambuka abantu bakuru. Bansange hano hafi ahangaha. Abantu bakuru nimwegere hano hafi, hanyuma tubasengere. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni yabi. Ngwino winjire, korari mumfashe. Aha, muhaguruke. Abaraha ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni yawe. Ngwino winjire. Mani baho umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo umunyabyaha umwe yihannye akemera intege nke imbere ya Yesu, ngo mwijuru havuze impundu, mwijuru impundu zavuze. Mwamvugira ngo amen. Nta gihombo Imana ifite kuri aba, ariko woweho wihombeje imbere y'Imana. Hano harimo abantu umwuka w'Imana yantumyeho gusengera. Nubyemera urasengerwa, kandi uzirinde kugera hano bari kurya ugataha utariye, kuko inzara y'imbere hanga ntabwo wazayikira. Kabiri, ntuzagera hano bari kuvura ubuvuzi, bari bazanye ubuvuzi budasanzwe ngo utaha utavuwe. Bibutse ko ntawe uvura indwara y'ibyaha atari Kristo. Nta wakuvura icyo cyaka, nta wakuvura ubwo busambanyi, nta n'uwakuvura ubwo bugome atari Kristo uhuye nawe. Abari bicamuke nkatwe, Yesu yaduhaye ubuzima, twicanye n'abashumba, turi kuvuga ubutumwa mu Rwanda no mu bindi bihugu kubera Kristo. Ngiye kuvanga ndare ngenda ngiye mu bindi biterane. Mana yacu tugire neza. Yesu arakiza. Ngiye guhamagara abantu bari muri iteraniro, Mwuka w'Imana yanganije tugiye gusengera tugasoza. Ni abantu ngo bameze gutya, ni abantu bahora bashaka kureka ibyaha bikabananira kubireka, ngo bahora babaswe n'imbaraga zituma bakoreshwa ibintu badashaka. Umuntu agakora uburaya atabishaka, umuntu agasindira atabishaka, umuntu agakora ubugome atabishaka, ugahora ufite umugozi ugukoresha ibintu utakeneye. Hano barimo ngo bazamure ibiganza nabo tubasengere. Niba murimo muza, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho mu mpera abo baninzira batambuke baza. Niba ushaka munahagarare, si ngombwa gupfukama, muhaguruke mubanguke, mubanguke muze tubaciriye migozi. Imana mukomere Imana amashyi.